Yo urabizi se noneho ese ko tubona Darlene bikomeje kuba byamubera ibibazo bikomeye cyane. Uratekereza kuri ino nshuro noneho ibyifuzo by'umugore wa Bishop araza ko yabikurikiza, ko tubona Bishop ahitishijwemo Darlene ndetse n'umugore we. Uratekereza agiye kuba yakora iki kuri ino nshuro? Ese urabona ikintu kigiye gukora kuri ino nshuro cyamubera cyiza ni ikihe? Agiye gusora Darlene cyangwa se arabyirengagiza? Ese urabona arakora iki? Guys, Darlene ubu ngubu tuvugana ari mu byago bikomeye cyane. Darlene none ubu ngubu tuvugana ari mu gahinda gakabije. Ese uratekereza ko noneho na Bishop yizeraga, na Bishop umukuru w'itorero basengamo, naza kuba yamwirukana hano mu rugo rwe? Uratekereza noneho Darlene afite undi muntu yajya kuba yatakira? Ese uratekereza Darlene urabona kuri ino nshuro naza kuba yirukanwa urabona arajya hehe? Darlene muri kino gihe muri kubona ko ari guca mu gahinda gakomeye, murabona akaba bari gucamo ko kamaze kuba kamurenga. Ese uratekereza ko biraza kuba byamugendekera ute? Urabona Darlene kuri ino nshuro ikintu kigiye kuba yakora ni ikihe? Guys, mwayikaze niba aribwo bwa mbere baba wisanze hano kuri channel, turagusaba kugira ngo ube wadutera inkunga yo kuba wakanda kuri buto subscribe hasi kugira ngo tujyane mu biganiro byose biri gutegurwa umunsi ku munsi kuri film yacu Urukundo Rwinzitane. Turagusaba kugira ngo ube wareba kuri iryo jambo hasi aho ryanditse subscribe, ube wayikandaho maze tube twajyana muri film yacu Urukundo Rwinzitane umunsi ku munsi. Kandi ikindi mbasaba no ko mwatanga ibitekerezo mukaba mwatubwira nawe ukuntu muri kwimva kuri film yacu Urukundo Rwinzitane. Ngiye muri kumva kuri mikoro nyuru kubagaza usono benefits za film yacu Urukundo Rwinzitane. Nilikuwa Niyonsenga Venke, mbahaye ikaze. Ese wowe utekereza iki kuri Bishop ikintu kijye kuba yakora muri aka kanya? Tumaze kuba twabona ko amaze kuba yahitishwamo ibintu byose ugomba kuba yakora. Ese arahitamo iki? Kwirukana Darlene nda kugira umugore we asohoke mu nzu? Uratekereza Bishop kuri ino nshuro ikintu kijye kuba yahitamo ari ikihe? Ese uratekereza ko Darlene none wamara kuba bamwirukana akaba yava hano urabona araza kuba yerekeza hehe? Turukubona ko situation akomeza kuba yacamo yukomeje kuba yamugora cyane. Darlene turabizi ko kuva umugabo we yapfa yakomeje kuba yanyura mu bigeragezo bikomeye cyane, ndetse akomeje kuba yanyura mu bibazo bikomeye cyane. Yabuze n'umuntu n'umwe wamutega amatwi ngaba yamwumva, n'abagerageje kumwumva birangira aribo bateje ikibazo kigatuma ahubwo Darlene ajya mu kababaro gakabije. Turabizi ko ngoga yaratangiye kuba yumva Darlene akaba yamutega amatwi akumva ko ibintu by'abarimo kumubwira ari ibintu byanyabyo, ndetse yari yiyemeje no kuba yamufasha muri bikenewe cyose Darlene ashaka kuba yakora. Ariko tumaze kuba twabona ko ibi bintu byose Darlene agenda asaba ku ruhande bikomeje kuba byateza ahubwo imyaka uzikomeye cyane. Kuba Darlene yasaba ngoga ubufasha nibyo byatumye atandukana na Shanera, kandi turabizi ko bari bari inshuti magara, turabizi ko yarari abavandimwe. Ese wowe wishyize mu mwanya wa Darlene watekereza ko inshuti yawe magara wizeraga nawe ukayizera ko yagukorera nk'ibi bintu Shanera akorere Darlene? Kuba yagufata akakwirukana mu joro atarinze yareka ngo banze buke, urabona ataba ari ikibazo gikomeye cyane. Ese utekereza ko Darlene azigera ababarira n'umugore umukoreye bino bintu bya mfurambi? Ese urabona Darlene noneho azakora iki? Turukubona ko ibibazo byo bikomeje kuba byamugora cyane. Darlene turukubona ko situation akomeza kuba yinjiramo ikomeje kuba yamugora ku rwego rwo hejuru, kandi turukubona ko ibibazo byo akomeje kuba yacamo, turukubona ko ikomeje kuba byamurusha imbaraga. Kuba afite abana babiri akaba adafite n'ahantu na hamwe yabatuza ni ikibazo gikomeye kuba cyamucanga mu mutwe, ndetse ni ikibazo gikomeye kuba cyamugora cyane. Ntabwo tuzi uburyo iyi situation araza kuba yayimanaginga, ndetse ntabwo tuzi uburyo iyi situation akomeza kuba yinjiramo araza kuba yayivamo. Ese Darlene kuri ino nshuro wamugiriye inama y'icyo yakora? Guys, wowe niba ukurikirana film yacu Urukundo Rwinzitane ukaba wifuza kuba wagira uruhare kuri film yacu Urukundo Rwinzitane, ukaba ushaka kuba watanga ibitekerezo ngo batubwira nawe ukuntu muri kwimva kuri film yacu Urukundo Rwinzitane,
uhawe ikaze hano kuri iyi channel. Turagira ngo ube watanga ibitekerezo, ube watubwira nawe ukuntu urimo kwiyumva filime yacu Urukundo Rwinzitane. Ese urabona Bishop niyirukana Darlene? Urabona Darlene aratse ko yajya hehe? Ese ko tubona uyu mugore wa Bishop nawe akomeje kuba yazana umujinya ukabije cyane kuri Darlene, uratekereza ko ubwoba bose bafite ko Darlene ikintu cya mbere kiba kimugenza mu miryango zabo ari kuba yabatwarira abagabo? Utekereza ko bino bintu byose bizabahira? Guys, wowe nimba wageze hano kuri channel, turagusaba kugira ngo ube wareba nimba warakanze kuri buto yanditseho subscribe, niba utarekana ube wikanda kugira ngo tujyane ibikorwa byose bya filime yacu Urukundo Rwinzitane. Murabizi ko tubakunda kandi murabizi ko muri abantu b'agaciro, murabizi ko tubahora tubashyigikiye mu bikorwa byose turi gukora umunsi ku munsi, ndetse murabizi ko mwebwe muba mwatanze ibitekerezo kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane, murabizi ko muba muhawe ikaze mu banyamuryango bose bagize filime yacu Urukundo Rwinzitane. Rero niba tugeze uyu muntu turi kumwe muri iki kiganiro, ndagushimira umuntu w'intwari ndetse wanahisemo neza kuba wafashe umwanya wawe ukanega amatwi tuba tugeze uyu muntu turi kumwe muri kino kiganiro. Rero ntabatindiye, murabizi ko kwenda ati n'amagambo, murabizi ko ibikorwa byivugira. Twongere duhuriye ku indi episode ikurikira filime yacu Urukundo Rwinzitane. Ndabakunda cyane, murabona no gucira hano kuri channel. Ngiye ngumvaga nirwa Nonsenga Venge. Ciao ciao.